umutwe w'ijambo uno munsi turawushaka mu Kinyarwanda. Amen. Kingdom discipleship. Kuba umwigisha w'ubwami. Kingdom discipleship. Être disciple du royaume. Kingdom discipleship. Être disciple du royaume. Amen. Hallelujah. Dusome ibyakozwe n'intumwa 19:9. Ariko bamwe binangiye imitima banga kwizera. Voilà. Batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu, aba muri bo arobanura abigishwa iminsi yose, agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano. Amen. Amen. Ngo arobanura iki? Abi? Amen. Amen. Paulo ari mu mugi wa Efeso. Amen. Aravuga ubutumwa, bamwe batangira gutuka inzira y'umwami. Okay? Bamwe barizera. Amen. Abandi ntibakwizera ahubwo gatuka inzira y'umwami. Yamaze imyaka 2 yigisha kugira ngo yubake kingdom discipleship. Abo abizeye abubakemo kuba abigishwa b'ubwami, ntibabe abanyedini. Tangira ku murongo w'8 hanyuma undangirize ku murongo wa 10. Yinjira mu isinagogi. Ariko ugere no ku murongo wa 12. Ugere ku murongo wa 13. Yinjira mu isinagogi amara amezi 3. Twese yinjira mu isinagogi. Amara amezi 3. Amara amezi 3. Avuga ashize amanga. Ajya impaka nabo. Abemeza iby'ubwami bw'Imana. Ariyo arabemeza iby'idini, iby'ubwami bw'Imana. Kuko Yesu yazanye ubutumwa bwiza bw'ubwami, na nibwo intumwa ye ikomeza kwamamaza. Makofi kwa Bwana Yesu. Komeza. Ariko bamwe binangiye imitima banga kwizera. Batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu. Ava muri bo arobanura abigishwa iminsi yose, agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano. Agumya kugira atyo amara imyaka 2. Nuko abatuye muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami Yesu, Abayuda n'Abagiriki. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni ziti, ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga. Amen. Paulo ari muri Efeso. Ni mu gice cya Aziya ntoya y'icyo gihe, Asie Mineure. Aravuga ubutumwa ngo ashize amanga. Abwira abantu ibijyanye n'iby'ubwami bw'Imana. Haboneka abigishwa, abizeye, ariko abandi uretse kutizera ahubwo banatuka ibyo Paulo ari aravuga, inzira y'umwami Imana. Hanyuma Paulo agira gute noneho? Kuko yamaze kwamamaza iby'ubwami muri Efeso. Kandi Efeso wari umugi ubaswe n'imyuka y'indagu. Esprit, imyuka y'indagu. Kuko ari ikigwamana cyasengwaga cyitwaga Diane d'Efeze. Amen. Harimo n'abamagicien benshi. Hari ahantu harimo imyuka mibi yo kuragura no gusenga ibigwa mana. Haleluya. Mu buryo bamwe bahinduye ibintu by'indagu business industry yabo, bakaronka amafaranga menshi bakoresheje izo nzira zo kuragura no kugurisha utwigwamana twa Diane, utustatuette twa Diane. Haleluya.
Pawulo aravuga ubutumwa noneho bw'ubwami bw'Imana, hanyuma bamwe barakizwa, baratangira kwinjira mu buzima bw'ubwigishwa, disciple. Hanyuma abandi baranga batuka ndetse n'inzira y'umwami. Pawulo rero agira gute rero? Arobanura muri abo bantu b'Efeso, arobanura abizeye Yesu, amen, abavana muri ba bandi batizeye kandi banatuka inzira y'umwami, kugira ngo abigenze gute? Kugira ngo atangire kubaka muri bo abigishwa b'ubwami. Amashimeje ku mwami, amen. Aremera kandi yari busy, kuko Yesu yamuhaye amahanga yose ngo azave muri isi. Yayabwirije amahanga yarazwi icyo gihe, ariko kubera umusaruro yabonye muri Efeso mu by'ubwami, abaha imyaka 2 y'ubuzima bwe. Aronka na sale mu ishuri rya Tirano, amen. Aronka lokal, none atangira kubaforoma, discipleship training, kubaforoma mu by'ubwami. Naniyo mpamvu umutwe uno munsi ni kingdom discipleship, kuba umwigishwa w'ubwami bw'Imana. Dusome Luka 10:9. Hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose n'aho yendaga kujya hose. Arababwira ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyir'ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ntimujyane uruhago rurimo ifeza cyangwa imvumba cyangwa inkweto, kandi ntimugire uwo muramutsa muri mu nzira. Mubanze muvuge muti, amahoro abe muri iyi nzu. Niba harimo umunyamahoro, amahoro yanyu azaba kuri we, natahaba amahoro yanyu azabagarukira. Kandi iyo nzu aba ariyo mugumamo, musangire nabo ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko umukozi akwiriye guhembwa. Ntimuzacumbukure mu nzu ngo muraraguze, kandi umudugudu wose mujyamo bakabakira, murye ibyo babahaye, mukize abarwayi bawurimo, mubabwire muti, ubwami bw'Imana burabegereye. Amen. Toujours ubwami bw'Imana, amen. Abo bigishwa 70 yabahaye ubutumwa bw'ubwami, aribwo bagenda bamamaza muri iyo midugudu. Mwumve ijambo ryavuzwe hariya ngo yabatumye mu midugudu we yari kujyamo. Bivuga iki? Nuvuga ngo yabatumye aho yari kujya. Kubera iki? Kubera iki? Yabatumye aho yari kujya. Kubera iki? Oberiza. Ni ukuvuga ngo nimba Yesu yari kujya mu mudugudu runaka, noneho akohereza abigishwa be, ni ukuvuga ngo ibyo baza kuvuga ni nk'uko ari we wakabivuze. Ibyo baza gukora ni nk'uko ari we ariwe arabikora. Mu ijambo rimwe ariwe arabigisha icyo tuza kubona, ngo umwigishwa naruta umwigisha. Ngo ariko umwigishwa wamaze gukamirika azamera nk'umwigisha. Ariho arabajyana muri training ya kingdom discipleship, ariho arabigisha iby'ubwami. Haleluya, amen. Ariko umudugudu wose mujyamo ntibabakire, musohoke mujye mu nzira zabo muti, umukungugu wo mu mudugudu wanyu warufashe mu birenge byacu, turaba konkumuriye. Ariko mumenye ibi, yuko ubwami bw'Imana bubegereye. Mumenye ko ubwami bw'Imana bubegereye, amen. Bwa bwami twavuze inshuro nyinshi ko bwaje mu cyiciro cya mbere nk'umuganura,
ariko bukazaza ku iherezo ry'ibihe mu muzuzo wabwo, plenitude. Yesu rero arakora iki? Ni ibi yababwiye. Amen. Haleluya. Matayo 10:24. umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Amen. Luka 6:40. umwigishwa ntaruta umwigisha, ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Amen. Amen. Iyo jambo murifate, Luka 6:40. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître. Umwigishwa ntabwo aruta umwigisha, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Umwigishwa wese wakamiritse azamera nk'umwigisha. The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana nuko Yesu Kristo ubwami yaje kwamamaza, akabwigisha, akabugaragaza mu mirimo, ibitangaza n'ibimenyetso biherekeza ijambo ry'ubwami. Aravuga ngo gahunda ye nuko abo ahamagara bose abita abigishwa b'ubwami. Kugira agiye gute? Kugira ngo binyuze mu Mwuka Wera no mu ijambo azabageze kuri stature, ku rwego rwo kuba nkawe. Apana kuba hejuru ye, ko nibishoboka kuba nkawe. Nashaka kubaza ikibazo, mabibi na mabwana, aho hantu twarahageze? Bamwe ntituranatangira, sibyo? Murabona ko ubutumwa twakiriye baratubeshe. Nani maze kubibona ibyo bintu? Mwumvise intego ya Yesu? We barakubwiye ngo Yesu yarize gushaka ngo kujyane mu ijuru n'upfa. Siko batubwiye? Mwamunye ari byo? No. No. Ubwo nibwo butumwa bigisha mu madini n'amatorero. Amen. Haleluya. Umugambi wa Yesu nuwe? Numve yuko muri abigishwa beza kandi muri abigishwa beza. Nuwe? Yaje gukora iki? Yaje kuduhamagara tube abigishwa ngo tugere ku yentego, ku rugero rwe. Nuvuga ngo aho duhagaze, amen, babone nk'uko Yesu yari ahagaze. Ngiyo ntego y'ubwami. Haleluya. Amen. Paulo Efeso avuze ijambo ry'ubwami, arobanura abigishwa mu batizera, abashira mu ishuri muri lokale yabonye y'umuntu twatira Tirano, amara imyaka 2 abigisha iby'ubwami. Amen. Mu nyuma y'imyaka 2 yari yizeye mu Mwuka Wera yuko babaye abigishwa bakamiritse, ko bazahagarara nk'abana b'ubwami n'abakozi b'ubwami. Amen. Ntabwo yabigishije gusa amagambo. Twavuze ko Yesu yakoze, amen, mu byiciro bitatu mu murimo we. Ministry ya Yesu icyambere yari igizwe na proclamation. Proclamer le royaume. Proclaim the kingdom of God. Hallelujah. Say amen. Proclamation. Kwamamaza ubwami. Icya kabiri, teaching. Hallelujah. Niyo mpamvu yakoreshe cyane imigani, parable. Icya gatatu, niki? Demonstration of the kingdom. Amen. Which means miracles, perform miracles, wonders, supernatural signs. Kugira ngo ubwami bw'Imana amenye ko suga amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Mpe Bwana utukufu, sema amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mwumvise
niyo mpamvu twasomye ngo Efeso, Pawulo amaze kurobanura abigishwa bamaze kumva iby'ubwami bakabyemera, igihe yamamazaga yagiraga proclamation yabwo, noneho arabafata bakeneye etape ya kabiri, kwigishwa, teachings. Amara imyaka 2 abigisha iby'ubwami. Haleluya. Hanyuma icya gatatu ntiyari kubarekeraho, bahise batubwira ngo Imana ikoresha amaboko ya Pawulo ibitangaza n'ibimenyetso bisiga ubwenge, ngo mu buryo n'igitambaro cyakoraga ku mubiri wa Pawulo cyakoraga ku barwayi bagakira, abadayimoni bagahunga mu bantu. Iyo niyo bita kingdom demonstration in power. None iyo tubuze rero, amen, uwo murimo mu matorero wa kingdom discipleship cyangwa kwigisha abantu kuba abigishwa b'ubwami, dore ingaruka zabyo. Mu byandike ingaruka yabyo ni, amen, there is a missing force in Christianity today. Hari imbaraga zibuze mu bukristo bwa none. There is a missing force in Christianity today. Hari kibuze mu bukristo bwa none. Iyo missing force ni iyihe? Icyo kibuze, amen, and that force is very, very critical, amen. Umviriza, that missing force is called kingdom discipleship. Izo mbaraga zibuze mu matorero zitwa guhindura abantu bamaze kwizera abigishwa b'ubwami. Kubera ko kibuze, ingaruka ndazababwira mu bintu 3 by'ingenzi. Ese murabyumva neza? Niki kibuze mu matorero kino gihe? Guhindura abantu abigishwa. There is a missing force in our Christianity today. Ubukristo bwa kino gihe hari ikintu kibuze. Iyo missing force yitwa iki? Kingdom discipleship. Twahinduye abantu abanyedini. Bazakubwira ngo Yakobo yaravuze ngo idini ryiza ngo nugusura abarwayi n'abapfakazi no kwirinda ibihumanya byo mu isi, kuko hari ijambo ngo idini ntibazi mu Kigiriki icyo Imana ishatse kuvuga. Ntabwo ari idini komitere, nuvuga ngo ubuzima bw'umuntu yitwa ko yubaha Imana. Rero abanyedini bazafata ko kantu ko muri Yakobo ngo handitseho ngo idini ryiza ngo Imana yemera ngo nijyo gusura abarwayi, gufasha abapfakazi no kwirinda ibihumanya by'isi. Ngo ushobora ko Imana yemera idini? Hekada. Subira muri texte original, ni kuvuga ngo ni piété, ni kuvuga ngo kubaha Imana. Ntabwo bavuga kubaha Imana kandi nukora imirimo myiza, ariko ntabwo Imana ivuga ngo mube abanyedini. Hekada. Akonda kabahayirwa ngo muzaje musubiza uzajonjora akajambo. Inua mkono wako pepea Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Andika rero ingaruka zo kubura icyo kintu gihambaye mu bwami. Amen. Kuba amatorero adafite gahunda yo guhindura abizeye Kristo, kubahindura abigishwa b'ubwami, icyambere ingaruka niki? The result is, a legion of powerless believers. Imbaga y'abizera badafite imbaraga. Powerless believers. Imbaga, legion. Imbaga y'abantu badafite, imbaga y'abakristu badafite imbaraga. Powerless believers. Iyo ni ingaruka ya mbere. Muti ni ingaruka ya mbere. Powerless believers. Iya kabiri, Christians, umviriza, attending powerless churches. Christians attending powerless churches.
twari dukwiye kurira. Imana fungura ubwenge bwanyu. Ingaruka zo kudahindura mu matorero abantu kuba abigishwa b'ubwami birema, amen, birema bizana abakristu b'intege nke mu buryo bw'umwuka. Cya kabiri, bigabyara amatorero ari powerless, adafite imbaraga. Icya gatatu, amen, haleluya. Icya gatatu, nari kuvuga byinshi ariko reka mvuge bitatu. Having a powerless presence in the world. Noneho mu isi tukaba powerless, tukabura imbaraga zo guhamya ubukristo bwacu. Wabise? Mu isi tukabura imbaraga zo guhamya ubukristo bwacu. Yesu turabyumva? Kutagira gahunda yo guhindura abizera mu itorero bakaba abigishwa b'ubwami birema abizera badafite imbaraga, bikabyara amatorero adafite imbaraga, bikabyara abakristo mu isi badafite imbaraga yo guhindura isi, ahubwo isi ikabahindura. Nuvuga ngo bibyara abakristo bafite intege nke mu isi badashobora kugira icyo bahindura mu isi. Ibyo bintu bitatu rero ni urupfu rw'ubukristo. Amen. Kubera ko babuze kingdom discipleship. Mumvise importance? Amen. Dusoma Korinto wa mbere 4:14-20. Kuko arige dusoma uriya murongo 20 ngo kuko ubwami bw'Imana si ubw'amagambo n'ubwi imbaraga, ariko nitumenye Paulo yarivanye. Reka twumve context y'iri jambo. Imana ishimwe. Ibyo simbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo mbyandikiye kubahugura nk'abana banjye nkunda, kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite baso benshi. Nijye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane, nicyo gitumye mbatumaho Timoteyo, umwana wanjye nkunda, ukiranukira umwami wacu. Azabibutsa inzira zanjye zo muri Kristo, nk'uko nigishaga hose mu matorero yose. Ariko bamwe barihimbaza bibwira yuko ntazaza iwanyu. Nyamara nzaza vuba umwami nabishaka, kandi sizamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, ahubwo nzamenya imbaraga zabo, kuko ubwami bw'Imana. Okiraho. Excuse me. Paulo muri Korinto umwamubwiye ngo witinya, vuga ubutumwa muri uyu mugi, mfite ubwoko bwinshi hano. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ngo witinya Paulo, vuga. Paulo atangira aravuga ubutumwa mu mugi wa Korinto, wari umugi uri corrompu, uri mu byaha bitandukanye. Nubwo witwa uri mu banyabwenge w'isi, ariko wari umugi moralement corrompu. Hanyuma abantu bamurwanije ni bene w'abayuda b'Abagiriki. Abisi kuko Abayuda bari barakwiye ku isi. Abo nibo bamurwanije, ndetse ahaguruka n'abita intumwa kandi atari bo, ngo bamurwanye basenye umurimo ariho arubaka. Amaze kuva Korinto akomeze urugendo rwo gutumwa bwiza, aza kumva ko b'abagabo baragiye mu ntama zitwa abigishwa kugira ngo bashenye, amen, wa murimo Paulo yari yubatse muri bo. None arandika urwandiko, amen, haleluya. Aravuga ko ngo urwandiko rwa mbere ngo igihe azagaruka i Korinto, amen, ngo abo biyita intumwa, abo biyita abakozi b'Imana, ngo ntago nzashaka kumenya amagambo yabo, amen, sinshaka kumenya eloquence yabo, sinshaka kumenya uko bari intyoza mu kuvuga, ngo ndashaka kubona power. Haleluya. Piga amagobi kwa Yesu Kristo. Kubera ko amagambo ushobora kuyavuga, ariko power y'Umwuka Wera ntago wayiforoda. Imana ihabwa icyubahiro.
kuko imana nishobora kuguha umwuka wayo, nishobora kuguha anointing y'umwuka wera. Amen. Kandi uri fake ministry. Ngo ninza rero sinshaka kumva amagambo yabo, nshaka kubera power bafite. Komeza. Context mwayumvise? Rero imana idufashe tube abigishwa b'ubwami kugira ngo nitube amagambo, ahubwo tuzane demonstration of the kingdom. kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Amen. Aho niho havuye iryo jambo ryiza. Mwayumvise? Aho niho havuye iryo jambo ryiza. Hallelujah. Go for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Ubwami bw'Imana. Amen. Ntabwo tuzemeza abantu iby'ubwami bw'Imana kubw'amagambo gusa tuvuga. Hakwiye kuba hariho demonstration of power. Hakwiye kuba hariho imbaraga zihamya ibyo tuvuga. Imana ishimwe. Hallelujah. Kubera ko abantu b'injoza bamyeho bazamaho kugeza ku iherezo ry'isi. Amen. Kugeza kumeruka. Nituzabero amagambo dusaba Imana tube true disciples in the kingdom. Hallelujah. Tube abigishwa bukuri, ngo nidukamirika tuzamera nk'umwigisha wacu. Arinde. Turangize kuri Yohana 14:12. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njye kwa Data. Amen. Aya magambo yaracalenginze abakristo mu bihe byose kugezaho batanayatindaho, bakibaza yuko atari ukuri, kandi yateye kuvuga ngo ni ukuri mbabwire, sibyo? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ntago bavuze pastori, bishop niki, celui qui croit en moi. Amen. Alléluia. Whoever believes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Hein? Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Very truly I tell you, Jesus said, whoever believes in me, okay, will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I'm going to the Father. Amagambo mwumva mute? Ni ukuri Twese subemo, ni ukuri. ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa Data. Amen. Muyumva gute? Aya magambo aracyari ukuri cyangwa yari muri icyo gihe? Adusubize. Aracyari ukuri cyangwa yari ukuri icyo gihe? None arakoreka. Vuga ngo hari ikibazo. Ndevunu questione. Hari ikibazo. Kubera iki Yesu, d'abord Yesu iyo mirimo avuga ni iyihe? Igisubizo kiroroshye, ni imirimo y'ubwami. Ni ya mirimo yamuranze. Umwambwira umurimo umwe. Nuhe murimo wamuranze? Kwamamaza ubwami ni kimwe, kubwisha ni kimwe. Ndavuga demonstration, muri demonstration ya faze ya gatatu. Niki? Gukiza abarwayi, right? Cya kabiri? Kuzura abapfuye. Cya gatatu? Kureka dayimoni. Uno munsi ahubwo turabatinya. Yewe dufite ibibazo kabisa. Kureka dayimoni. Nindi mushobora kuvuga? None ngo nago tuzakora iyo gusa. Niyi? Kubera iki? Mwazara kubera iki? Kubera iki tuzakora iyo yakoze ngo niyiruta? Kubera iki? Kubera ko yagiye kwa Data. Concrètement. Nuba kumaze kubimenya. Kubera ko umwuka we mukurikiye mu nyuma avuga umwuka wera. Ngo sizabasiga nk'imfubyi. Nzaboreza undi mufasha. Nivuga ngo presence y'umwuka wera muri twe
Amen. Amen. C'est Christ lui-même élevé au plus haut coefficient. Ni Jésus multiplié. Nivuga ngo umwuka wera atuma Yesu abaho hose icyarimwe, agakora hose icyarimwe aho ubwami buvugwa. Haleluya. Akawudemontra. Amen. Kuko we igihe yari mu mbago za Isirayeli, ariko umwuka naza azaba ku isi yose. Nivuga ngo imirimo ye yakoze, amen, nta yizahuriye niyo abigishwa b'ubwami bazakora, kuko bazaba ku isi yose imirimo ye myinshi, amen, kuko ikorerwa icyarimwe ku isi yose kubera umwuka wera. Amen. Suko tuba dufite imbaraga zirushize, mwabyumvise, nuko we yari mu mubiri wa kimuntu. Il était limité dans notre humanité. Ariko umwuka wera naza, Yesu azaba noneho ari le Christ cosmique. Azaba ari muri cosmos yose. Imana ishimwe. None bavandimwe mu kurangiza, nashaka kubabaza, niki kitubuza rero kwinjira muri iri jambo? Kutizera. Muribuka imbaraga ziko twavuze, ngo idusomere hari. Amen. Kiriya nicyo tubuze. Amen. Hamwe no kutizera tubuze kiriya. Tubuze kiriya, my friend. Dusomere. Nk'uko imarakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Amen. Amen. Iyo ukomeza ayo magambo, hansomere, hari ijambo rivuga hariya. Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iri hehe? Aha. Isi irakubaza, Imana yawe uvuga, ujya ku cyumweru gusenga, tukubona ugenda utunyuraho, iri he? Itwereke. Wabibonye? Isi ntabwo ishaka kutubona na Bibiliya gusa, irashaka tuyereke Imana. Kandi kuyereka Imana ntibishoboka tudafite inyota nk'iriya yagizwe no gushaka amazi. Nivuga ngo tugize inyota y'ubwo bwami. Haleluya. Imana iza butwinjizamo. Nitubwinjiramo, tuzagira imitekerereze yabwo, tuzagira amagambo yabwo, tuzagira character, tuzagira imyitwarire yabwo, hanyuma tuzagira na power yabwo, bitume isi, amen, itongera kutubaza ese Imana yabo irihe. Ikibuze ni iki rero bandugu yangu? Inyota. Dieu ne répond jamais. Imana ntizigera ikujyana mu bintu bihambaye nta nyota ufite. Na niyo mpamvu ngaruka kuri rya jambo Matayo 6:33. Rero ni ijambo ry'ingenzi ry'urufunguzo mu bijyanye inyigisho z'ubwami. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ntabwo narayikosoye. Mushake mbere na mbere. Seek first the kingdom. Ahubwo mubanze mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Ibi byose twiriwe twirika inyuma, okay? Imana ivuga ngo tuzabyongererwa nidushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. None se kugira ngo ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ukwiye mbere na mbere kumenya ko buhari, hanyuma ukamenya ko nta kigereranywa nabwo, noneho ukabushaka n'umutima wose. Amen. Nk'uko bagereranije imbaraga zigira gute yagize ushaka amazi. Haleluya. Niryo jambo nakoresheje ejo, riri profond mu Cyongereza. Longing for the kingdom. Yearning for the kingdom. Amen. Strong desire. Désir
profond, fort, hein? Strong desire. Oh Lord, let me enter your kingdom in my days. Huh? Teach me about the kingdom in my life. Mwami, ndashaka ubwami, ndashaka ubumenya, ndashaka kubwinjiramo muri iki gihe cyabwo cy'umuganura. Amen. Kuba nzabwinjiramo mu muzuzo, ibyo ni kashi. Igihe cyose nakiraga kiza. Ariko nashaka mu gihe cyanjye bwa bwami wazanye mu buryo bw'umuganura kugira ngo imbuto zabwo zingaragareho. Amen. Nziryeho n'abandi baziryeho binyuze mu buzima bwanjye. Ibyo birasaba iki? Birasaba ko uvaluinga the kingdom, uha agaciro ubwami kurusha ibindi twiruka inyuma. Bitabaye bityo tuzapfa tutigeze tuba icyo Yesu Kristo yashize ko tuba. Twarishutse ngo twara abakristo. Mwabyumvise? Ntabwo amadini amatorero icyo baduhaye ntabwo ari byo. Yesu ntabwo simvuga ko amatorero atari concept y'Imana. Amatorero yakabaye, amen, haleluya, assemblée des disciples yakabaye, amen, umuryango wabigishwa b'ubwami. Itorero ryakabaye une assemblée des disciples du royaume, abigishwa b'ubwami. Iyo bavuze ngo itorero Beteli rikwiye kuba ari umuryango wabigishwa b'ubwami. Wabibise? Umwe wese muri Beteli akaba umwana w'ubwami, yarabusobanukiwe, aburimo kandi yarahindutse. Haleluya. Afite mindset ya kingdom, afite kingdom mindset, afite ibitekerezo by'ubwami. Haleluya. Afite kingdom character, kingdom behavior, afite ubuzima bwe aritwara nk'uko ubwami bw'Imana bushaka. Haleluya. 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 Ayoborwa na kingdom manifesto, ayoborwa, haleluya, n'iteko nshinga ry'ubwami bw'Imana. Haleluya. Biri muri Matayo 5, les 8 béatitudes. Hahirwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana akaba ari ryo riyobora ubuzima bwe. Haleluya. Hanyuma agatangira kubaho mu buzima bwitwa kingdom living. Ubuzima bwe bwa buri munsi bukaba ubuzima bugaragaza ubwami bw'Imana n'ibindi bijyanye n'ubwami bw'Imana. Ibyo nibyo Yesu yaje gukora. Ariko dore kuva turi abana bato batweretse idini. Okay? Nta n'umwe yatubwiye ngo Yesu yaje kugira ngo aguhindure umwigishwa w'ubwami. Sibyo gusa, aza kugeze ku rugezo rwo kuba nkawe, kugira ngo uvuge nkawe, ukore nkawe, ibimenyetso n'ibitangaza by'ubwami bigaragare mu byo uvuga, mu byo ukora. Amen. Nuvuga ngo nugera ahantu Satani nakubona, abadayimoni bakubona, base nk'ababona Yesu ubwe. Amen. Kubera iki Yesu atarinjira muri ya sinagogi, abadayimoni nabo bari baguwe neza mu sinagogi. Yesu yinjiraga, madayimoni atanga kugubita abantu hasi. Duriyega mwana w'Imana, Yesu w'i Nazareti, uje kutwica urupfu rubi igihe kitaragera. Kubera iki? Babonye kingdom manifestation. None wowe muvandimwe, uri iki muri Yesu umugoroba? Icyo Yesu yaguhamagara nicyo, kuguhindura umwigishwa w'ubwami. Haleluya. Aza kugeze ku rugezo uzambera nkawe. Ngo umwigishwa ntaruta umwigisha, umugaragu ntaruta shebuja. Ariko umwigishwa wese iyo yakamiritse, amen, iyo atunganijwe mu byo yigishijwe, ngo amera nk'umwigisha. Uyu munsi ntago tunagera hano ku ibyo Yesu yaduhamagariye. Cya mbere ubujiji, icya kabiri nta nyota. Tuzi yuko ibyo tuzi ni ibyo, nta bindi bihari. Ariko uyu munsi nitwigire kuri ya nyamaswa yitwa gute? Tugira inyota.